Ndi papa Sava. Ngewe papa Sava hari ibintu ngira nareba nka buri cyerekezo cyabyo nkabona nkuko mbisobanura. None se wowe wagiye kumucumbikishiriza mu gihuru hati gusa n'ubyumva ko kwaro kwiranja nyine yaranje ate se kandi umuntu yaravuye hanze afite n'amayero ye mu gihuru aramubwira ati ngiyi hoteli hanyuma dushe uzajya wiyaranja mu mukoki. ese yarigeze amubwira ko aje kuraguza ko n'ubu ibyo byakorwa n'abapfumu cyangwa mwebwe ntabwo umuntu yababwira ngo umva ukuntu byagenze. Ubwo urumva we baramumurangiye nk'umukomisiyoneri, umusore akwambarira neza, komisiyoneri nyine niwe mvuga nk'uko atari asanzwe. Araza ategereje umuntu uvuye i Burayi se so bavana mu Bunyamerika ho bavana y'amadolari. Ubwo ni mu Burayi, mu Bushinwa akavanayo ariko naho banza na amadolari burya reka baje bose burya abaje bose iyo atazanye amadolari azana amayero. Ariko mugano ziko narumva ngo umuntu uzanya amayuwani wari wumva umuntu usaho nuko uvuga ngo amakoca. Ubwo aramutegereje aho ngaho afata agacupa kamwe arakama, urumva aramutegereje umusore wari uvuye i Burayi aparika imodoka n'igikobwa cyiza rwose cyambaye akantu k'agakabutura kakageza. Urabizi ko batajya bijena, bijena ngo ni ko bameze. Nuko birangiye rero amaze kubigenza atyo barahamusanze, amusanganye iryo cupa arimo kunywa. Ati bite sha? Undi ati ni byiza, niwe bambwiye. Undi ati ni njyewe. Ati ubwo kumeze uko uri umukomisiyoneri? Undi ati atireka ubeho inkweto ziba zanaguhengamiyeho, atamata mumeze nk'urwaye bwaki. Ariko zishatu ufite imyaka ingaho? Undi ati 28. Ati 28 ukirirwa wiruka imisozi, ukiruka ibibaya, ukirwa ugenda ubwejagura ngo uraranga inzu. Utangiye kumupinga kandi ari ugiye kumurangira inzu. None undi atari kwako ni akazi kantunze, hari n'abandi bakora kandi uransuzugurira akazi nkandi. Ababwira ati reka nkunajye mu ndo by'imbye ndashaho ndaguha amafaranga agabanya umururumba. Ariko ubwo iyo ngiyo niko ari kwikina akagaruka ati se ubundi ubwo tuvuge nko kunzi 100 baguha ngahe? Undi akavuga ati biterwa n'amezi twumvikanye. Ati ugenda avuga ari nka pourcentage. Undi ati bashaka kumpa 10 bakama 20% biterwa n'abana. Atari n'ugukuza biterwa n'uko umvikanye ariko abenshi ntabwo bajya barenga kuri 30%. Ubwo baravuganye ibintu byose agenda amubaza ariko ubona yamunyeze. Ageze aho ngaho ahamagara Hatunge, tibite shaho ako kari ku cyokezo. Hatunge araza ati bite n'agahara kabi. Hariya rero urabizi ko kuvuga nabi biba bitemewe. Undi ati ni byiza karayaga nta kibazo. Ataka nakatunze benshi. Urumva ko ni nko kumucyo nawe amunagiyemo nawe amunagiyemo. Ati niko sha, ati ko mbona by'imbondo gusasa amatama gahwihuka. Ati naso ni wageze ashaka kumubwira ko nawe atari umwana n'ubwo yotsa atari umwana ngo atohagire. Ni nkamwe bajya banuka. Ati nuko ati ntacyo, ati fata icupa aho ngaho, ati mira ibihaha ngo mire ngo ni bya bindi byepfo n'ibitabazi n'ibiki za nyama zahagana hepfo zihera. Atumire n'ibyo ngibyo. Atunge ati se ko boss ahangaha duha inyama kandi ataduha ibirapfurapfu ninda ko numva ngo uvuye iyo ngiyo urinda kumiza ibyo wasanze nawe uraye ndayura. Ati ngaho fatiza ufata. Atunge ati nta kibazo kiraguhe. Ndati nta kibazo aba yadukiriye Manute. Ati wote n'agahara kabi Manute atari ku ruhara ni ikosa. Ukugira uruhara ni ikosa. iyo konzi ko kagira ivuze iyo kamubwira gatuko no kubatekerereza. Yasanze katarashira micupa. Akagira uruhara ni ikosa ku buryo binzize. Ati ubu n'abantu barwaye ibibare basabye se ko bavuka bameze gutyo ku buryo ujya kumutuka ngo nyiri ibibare. Ubu nta bantu bafite uko bamugaye amaguru cyangwa amaboko cyangwa wenda bafite uko bareba. Niba sataragira amahirwe yo kugira ngo iyo nenge wenda afite cyangwa iyo ndwara afite ivurwa, abizire yaribyaye yaribumbye.
niwe wijombye ikintu akuramo iryo jisho. asanze Melodie yaguye Umukobwa umunsi atangira kumukomakoma gutya. wa mukobwa Ubwo nanjye mba ndasohotse. Ntumbwire ntumbwire ko nayo Birabona yaranzire yari amarambye gusa ati ko wumye ubuntu. Niko gwakabya umuntu sibura yaravuye banza yaravuye no hirya y'isi niko ko numva ari umwiyemeza uvuga cyane atari ko iyo ni inyinya namenyo bakubisemo inguma avamo ati wakagabo urindwanye ndamubwira ni nisanze niba narayakubise kwibuye nkura niba yarakutse bakazamo ikenana rimwe ntirimere ntundenganye ati kudakura se nkure muki ati gihagarara yagira ngo abantu banganye gihagarara ariko najya mpita mubwiriramo ubugabo si ubutumbe nawe kuba urimo kuvuga gutyo ureshya utyo ntabwo bikubereye waba mugufi ariko ugakura mu bwenge hita ceceka ati niba bahereze ngo ikazi ya ngo bashake ikazi ngo y'ibisembuye ngo n'iyibidasembuye ngo bashyiraho ngo tunywe ngo tubyimbe imidigi nawe ubwiye se turinda kubyimba imidigi bakubwiye ko twazibuze. Ubwo rero komisiyoneri amugarukaho ati dore ko cyo ufagura ibinyama. Komisiyoneri bararaka ati uyo naza wari inyama zawe waziretse ukaza nkajya kukwereka inzu. Umugabo ati tugende ubu turye tugarutse se ati yego niko bigenda. Komisiyoneri baramunamanuye na ya nkumi bakije imodoka ngo baragiye bakase mu kayira kamwe ndakamuhaza ati tujye ati turahinguka hano hari inzu ziyubashye ngo twimize cyane ko ngo wumvishe ko niba watangiye uvuga ko yari yarabwiye komisiyoneri ko ashaka kuba ahantu ngo hatuje komisiyoneri baramumanukanye akabona baranyura ati parika ngaha noneho uze uhagera ureba ukuntu uzajya uhakorera n'agasiporo none ureba uzajya utura. Aramumanukanye hafi y'umukoki ati ngo hari agahuru keza ati dore shato yawe niyi igihuru shato yawe niyi dore ati ndajya nsasaye ati usasa utese kandi harashashe ubwo yamwebwiraga iki ibyatsi dushe ati dushe uzajya ujya mu mukoki ubu hari yegereye n'umugore urumva se icyo ashaka kumubwira arangije aramubwira ati impamvu nkuzanya nkabona inzu igukwiriye n'iyi ngiyi nuko nabonye uri mu rwego rw'ibisimba ntabwo uraba umuntu burara ahangaha numara kuba umuntu uzaze nkwereka inzu zijyamo abantu. Undi ati si urwahangaha n'ibiki ndamenya ariye komisiyoneri ariyirukira ati kunsiza hari urushyingo ukubise hari umugeri ngo uteye ndagututse nk'uko watwandagaje nagira ngo nkwereke ko umuntu wese atabura icyahemukiraho undi noneho urebe yuko amafaranga yawe y'amayero uzanye kandi ubwo bwari nyabura ndi bupfe kandi ubwo bwari bunagorobye ubwo yagiye 12:40 n'umugabo yangezeho amaguru adakora hasi ati ndamuhigira hasi kubura ni kazi ka umunyarwanda w'abandi ariko ngo nyuma baje guhura ngo amukubise urushyi bati nawe ukavuga icyo ukubitira umuntu sibongeye kugaruka kwiyungira hariya sinjye wamusabiye imbabazi njye wamusabiye imbabazi watutse umuntu nawe aguhana atagukozeho wagiye kumukubita umuzima ko atagukozeho ko watukanye ndimba mirisozi umva nshuti ya da reka ndebe uyu muntu wahoze ashaka ntabwo ari uko ngusuzuguye ariko nari nabikubwiye ambwiye ko ageze hariya hafi y'umuhanda oya nta kibazo namwe mugira ariko ako gasomo mugasigarane ntugasuzugure umurimo wundi kandi nta n'ubu icyaye mu kirahundi kandi atamukoze oya mbonye igisubizo hari abantu bajya bavuga bati biriya bintu byanyu buriya hari icyo bibamariye hari igihe nzabereka icyo bibamariye niba ni ukuba hari uzambwira ati umwe arakubwira ngo hari icyo bibamariye kandi mu kandi kanya atari ko biriya bintu byanyu umuntu abyinjiramo hari igihe nzamubwira ngo ngwino njye kubikwinjizamo no ndebe igobe mubwire ntigenda hariya ntukundagize uba muransanga iyo turi kumwe kuba ari ukwiganirira ariko rero ugiye sinzi Marigarita hari ibyo yarimo atunganya ariko ntacyo wowe se wowe nta kibazo nawe n'ejo naza ariko uyu
umunyarwanda utavuze ngo wabimukira. Ese noneho ubundi ku mugani Margarita ko yatinzera. Yewe di Marigo. Kambe. Bana dabisa Mubanza natebye ubanza Nuko nuko. Ariko mbirimo da. Nabundi rero Nsabimana buriya. biba byoroshye Zira nkuru za pasa Musaza bagiye. papa savasari. ariko mwema Hari umuntu ngo agiye kwitaba. Arabidusabye. Musaye wakwigiye hano hino se. Gira hano hafi. fungure. Mwe muryoherwa na Nsabimana ndaje rwose. Ni bugufi. Mwakire Nsabimana. Muryoherwe. nta ibiryo nkunda rwose ntarimerutse Nase. biraryoshye cyane pe Wabitangiye se. Ni muryoherwa. Ariko bisoze kutarya se. Ariko reka nkongere. wese ntabwo urya ndimba Yewe se nawe ya. Ni muryoherwa ni muryoherwa. Nsabimana. Aratundi tuntu narindimo hano inyuma. Yewe nabonye ukunda ibitoki. ibitoki biraryoshye cyane Bisoze. nubwo nararyaho Buri imyaka ugezemo nawe aka kadenyeduka kubirize. Ucya nawe ngo yo kudushyimba. Nawe njyewe se njyewe reka ngerageza aka kajumba ko se ndakamara. Se nkamara buriya urebe ko aho ndimba uzajya kwa muganga pe wese ko wicuza oya nta kibazo nimufungure. Reka buri umushyitsi ni umwami dawe umushyitsi nko. umwami uza ku buryo yabukuraza Njyewe sagira ngo njyewe ntureba aka kajumba. Akunda kwiririrwa rwose. Byaba na ngombwa rwose nka kararira. Ukaba munini gute? akantu kangana gutyo Ngana gutyo gute? Ngiye ko mfatiye ariko nanga nkuma. Wa musaza we. Ibyo byihorere. agamira isuruse amahirwe y'posesiyo y'imbeba ntubora kubirya ugatekera ariko ntugire icyo ugaragaza nyine Ikindi biri ahanini mwicwa n'ibitekerezo. na za stress umuntu aba yifitiye Ibyo bintu rero njye ntago bimba. Buriya ntago njya ntekereza cyane. Ibintu nirinze. Simfa gutekereza. kandi nanone buriya ikindi kintu ngo kigora ni ukwiyakira Ariko utaza kuvuga ngo wenda mbaho nk'udatekereza. Ntabwo ari byo nshatse kuvuga. Bya bintu byanyu byo gutekereza turabaho gute umugore tubanye nabi. Umugore wanjye Margarita gute? Umugore wanjye Margarita ntabwo tubanye nabi. Umugore wanjye Margarita icyo nshatse arakinga. Umugore wanjye Margarita si umutindi si muri ba bagore bavuga ngo barashaka umwenda uyu n'uyu kuko ntawaba yabuze. Ibyo rero byo kuvuga ngo ndararikira ibiryo mba naza umunezero. biragaragara abonye ukuntu cyagiye cy'ikijumba iki muri bwa bukwe ikiso cyo wagira ngo ngubu ni uburikirana ni ndimba ubonye muri bwa bukwe duherutse kujyamo bwuriya muri umuna wapiga nzenze umugore we yari yambaye neza abagore baramureba ukajya kubona gutya mu kinyi cyane narabibona umugore wambara nk'uwanjye kuri uyu munsi. Ninde barambara rwose ku isi ya Nyagasani Mwajya gusukanya n'umwarimu kazi ese kutarya ko umuntu muravuga ntimuyoberwa ko bihiye. Marigari Marigo Karame. bite sha Ni byiza se nagarutse. zanira ibiryo nirire barohoshye bagiye abantu ntibayoberwa ko bihiye nukuza kandi maze nkuru ye bakazivuga bakavugiza bakavugiza ariko twatindirijwe n'iya papa sava batubwiye iby'igihuru naho ngira vuba ndumva inda yafatanye n'umugongo ayiwe ndayafatanye n'umugongo ni ukuri singiye kubeshya
Dore mwakira. Se Margari. Nisi bunkoreye nibiki? Kubera ko mbisanye ku isahani imwe. Isahani imwe so tuturyo uzanye. Ndimba guturyo ubwo utwo nuturyo koko. Ariko ibirisha none. Ni kurandembi wanje, urandembi wanje habuze biryo. Ariko ndimba urinda uvuga ngo ndakurembi wawe ubwo ibyo nuturyo duke koko. None se uranyobewe. Ariko se ubundi warwandika we rw'umugabo ko ibyo nyavuga. Ngo iki? Ubu ni waba bifite koko yabishyira hego. Nyaka nta muntu yakira ibiryo. Ubu aha ntabwo ari ikena. Aha ntabwo ari ikena. Aha ntabwo ari ikena. Iki si ikena. Iki si ikena. Ubu hari icyo utabona. Ahagiye ibiryo bingana iki? Ahagiye ibiryo bingana iki? Ibi si ibyena urabona hariho ibihese. Ariko akasakumirura. Ariko wa mugabo uzafatwa he koko? Ubundi se urindumbwira ayo magambo yose ibiryo bihari ni ibihe? Ubu nguzane ibisororo inkwereke. Ngo iki? Cyangwa nkuzane amasafuriya. Marigari reka nkubwize ukuri. Reka nkubwize ukuri. Urarya umwungu si ibibamba. Urumva? Ndakwiyamye. Ibi bintu wihaye kujya ukora byo kunyima ibiryo. Ariko nkwima ibiryo wawe. Ukanyima ibiryo wanje, ukanyima ibiryo wanje. Ntabwo ngemba ntabivutunukiye. Njye njye utunuka aha ngaha. Urumva? Nkatunuka mu bitekerezo. Ntatekereza ibiryo bikaba. Tureka nge rero. Wowe uratekereza. Urumva? Urugabo rungana nawe rwirwa rurira ibiryo ngo utu nuturyo. Wahinze heze. Wahinze. Uranzana uturyo tungana gutya imbere yanjye. Nkaho Ariko se wanzanye wampaye ibiryo ukareka kuburana koko. Ibiryo biri he? Ibiryo biri he? Amasafuriya ajya nyakwereke. Ngo iki? Ngo iki si iki? Byagiye he? Byagiye he? Natetse ibyari bihari kandi urabizi. Ibyari bihari? Ibyari bihari se byanazanye. Ariko uratekereza cyangwa ntabwo utekereza? Uri muzima cyangwa wahanzweho? Uratekereza iki nyine wowe? Wowe ubwawe ndimba. Ufite ubwenge cyangwa bwarakujabutse? Ni wowe bufite? Ubwo ni wowe bufite? Kubwawe wagira ngo bukura bujya mu Njyewe ninjye udafite ubwenge bwo gusaba ibiryo iwanjye. Ariko urasaba ibiryo wawe warangiza ukazana ututuntu imbere yanjye, urabona twamarira iki njyewe? Urabona twamarira iki? Asa ndimba wabiriye nibura byo urabimara. Ibiryo se ndabimara ndiyobewe. Nge ndiyobewe. Akasakaga. Numva kubwira bari abagabo ngo ntujye urya nkagira ngo nubundi koko wenda waje kuba umuntu. Ibyabari abagabo byihorere. Ndakubwiye ngo nzanira ibiryo ushyireho hano niriri. Ibi byena byose ubizibi. Reka nkubwire ndimba. Ndakubwiye ngo nta biryo bihari. Nteke ibiryo byagiye he? Ibyari bihari nibyo natetse. Reka nkubwire Margarita. Wimbwira ngo nta soni. Nta soni ngomba kugira iwanjye. Urumva? Ntago ibi biryo ntabyo ndimo kugura muri restaurant. Ibi biryo ntabyo ndimo gusabiriza iwanyu. Ibi biryo ntabwo najyanye iwanyu ndimba. Urumva ugeze cyangwa nikorera ibiryo mbi. Ariko urinda kubinyima. Hari mwene mama bahangaha. Hari umwana bahangaha bose ni wabohereje kwa nyirakuru. Kagenda. Urinda kunyima ibiryo urabinyima. Urabirunda mu masafuriya ngo bimare iki wabizanye. Biri hese ubunzana amasafuriya hano muri salon. Hanyuma se byagiye. Ibyanatetse nibyo byari bihari. Kandi nagusigiye ibiryo urabibona. Urumva? Si tubiri nagiye mbaha. Warambwiye ngo bari abagabo nibaza ahangaha. Ni wowe wabitumire ngo muzasangire. Urumva? Ngo nzagerageze ngo mbaho uturyo dukeye. Urumva? Abera icyo. Ntabwo se nabahaye dukeye. Abera icyo. Hanyuma iyo bafera. Wowe ubiferera. Ntabwo nakubwiye ngo bafere. Waje kwicara hano muri saro atari usize ushyiriza ibiryo mu masahani. Ukambira ngo ngenda baze kugira ngo nige wabyaruye batagira ngo urugabo w'igisambo. Ibyo washyize ku masahani si byana baze. Ibyo ampaye ntabwo nabafeze nkabibaha. Ubwo ariko kubafera. Kuki utagize ubwenge bwo kunsimbira? Kuki utansimbira? Hanyuma si bini ibiki? Kutansimbira. Ibyo nta gutsimbira. Unsimbira ututuntu se utunsimbira ututuryo. Unsimbira ututuryo tungana gute? Iyo utsimba byinshi. Ariko wa mugabo nari gutsimba byinshi bidahari. Wagira ko ariko mba nahaje. Ndimba. Sabe maso uragarutse. Ndagarutse gusa ndirirwa mbasuhuza. Oya ni karibu na none. Nawe wowe ugarutse gukora iki? Ariko inda yanyu nayo ntabwo igishira. Wumvishe ngo hari ibiryo bisigaye uraturumbutse uragarutse. Ndimba wagiye wihakana kutaramenya n'ikimuntu. None se ubu ngubu ugarutse gukora iki? Ubu meri sose ko atagarutse nuko batajyanye. Ndimba kumbwira niba ndabizi uri kazizi. Niyo uri kazizi nta nzoga
genda uzana imbetezi genda uzana imbetezi umuhe arye zana imbetezi umuharye zana imbetezi umuharye zana imbetezi arye ubu nicyo kimugaruye ubaragiye aravuga ati buriya ngiye ntasabye n'imbetezi urinda uvuga ikibazo cy'imbetezi uyu ko ari umugabo mugenzi wawe ubu urarinda uvuga imbetezi harako umugabo wari utashye umugabo wari utashye akaba agarutse mu rugo rw'umugabo agarutse kugira kugira imbetezi ndimba ufite urwagwa rwuzuye hano mu kajerekani uri kuvuga ko agace k'ikijumba ushobora kukaryaho iminsi ingahe ugize ngo ni ibiryo bingaruye se birakureba ugaruwe n'iki niba atari ibiryo yakaba atari inzoga ugaruwe n'iki nyine se waretse niba ashaka icyo kunywa ukamuha ku kajerekani kawe kari hariya n'agacuma kari hariya ukamuha ukareka kumuha ibyo muri gupfa ko iki ni igihano umuhaye cyo kurya ibiryo bingana gutya ariko uzi ko ngeze harangira ngo birunga hirya hari agacuma n'akajerekani ubera igicucu agacuma kari he ubera ikigoryi agacuma kari he nakubwira kuri icyo abantu bakavuga ngo ndagututse ubu urumva ntukanye agake ntakumvuze nimba bon appetit agacuma se agacuma kakiri muri rugo nakaye simperuka ejo bundi ubwo ateraga amana barabona nyaboneka ntago ari cyo singaruwe n'agacuma uvuza agacuma singaruwe n'agacuma singaruwe n'ibiryo ahubwo bon appetit jewe nahaze pe nese uje uhwemema wo ushaka ikihano nibagira amarinete yanjye hano yajyane rero uhoho ariko agace k'akajumba genda se mbira mu rugo ariko mana yanjye mana izi kwihana sokera mu rugo mujye mumenye naje gucumbika naho ibyo naje gucumbika ngane muri guest house wiyibagirishije amarinete ngo ugaruke uze guhunahuna ahangaha uza guhunahuna ariko ubundi ntimugire iyo mubasha ntimugire iwanyu bakaba babona mugenda mweteta mu muhanda ngo muri abagabo nyabake buriya ntabwo ari urimo kunteza abantu n'ibintu by'agacumu bizanye ko twari turi kuby'ibiryo bikeye umpaye nese wowe by'imbetezi ubizanye ute ubizanye iby'imbetezi hari uburyo bwo ko nagira ngo nyirukane kuzi ko wanze ko tubaha kurwagwa rwawe kuki ugaruyemo n'iby'imbetezi nose arumva izo mbetezi zaravuye mu gikoma warubahaga bararuhingiye none imbetezi zavuye mu gikoma ubu ukiri igicucu kubyo umubwira ngo imbetezi zavuye mu gikoma imbetezi ntabwo zifite aho zavuye urwagwa se nirwashira hagasigara imbetezi nk'ukoko nisubi ibiryo biramarira iki marigari ndimba ushobora kuba ufite abazimureka nkubise birya nutabirya urorere aho wahenze ugenda ugasiga ikiganiro urugabo agenda rukabyimba inda rukabyimba ibintu byose rukabyimba n'umuntu warwirwa ari umucuna aho umuntu azajya ahaha nibarangiza koko ubu si ibi birakura hehe